uyisomye ikwemeza ibyaha byawe. Pawulo aravuga ngo nibyanditswe byera byahumetswe n'Imana ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu ngo no kumwemeza ibyaha bye. Icya gatatu kandi aravuga ngo bikanamuhanira gukiranuka. Kumuhana. Bibiliya ibamwe inkoni. Bibiliya ibamwe ihano. Bibiliya irakugorora neza. Bibiliya ifite umumaro wo kuguhana, wo kugucaha. Nico cyatumye William Mwanditsi avuga ngo karipia kemea na kuonya. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Bo nejejwe n'Imana kuba muri uyu mwanya uyu munsi wa hano kuri gusengerwa ko badutumiye kuza kuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Evangeliste Muhizi Nkundabera Jotamu, mbarizwa mu rurembo rwa Nyabisindu mu itorero rya Pentecote ADPR. Ni muri ubwo buryo nishimiye naje kuba muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Kuba zatwumva bose bari hirya hino, amazina yaje nayo no muri mukorera Uwiteka. Kamaze indirimbo numvise za ku mutima wanjye, nyuma rero tuze gukomeza n'ijambo ry'Imana. Imitima y'abantu benshi ikene y'urukundo rwarundi rutikubiraho nirwo Yesu yadukunze. Imitima y'abantu benshi ikene y'urukundo rwarundi rutikubiraho nirwo Yesu yankunze. Rwa rukundo rugira neza nirwo Yesu yadukunze. Iyaba abanyarwanda bari barose ijuru ryobaye hafi. Rwa rukundo rugira neza nirwo Yesu yadukunze. Iyaba abanyarwanda bari barose ijuru ryobaye hafi. Igituma ndaruririmba sinzibagirwa namba, isoko y'agakiza mfite sinzibagirwa na gato. Igituma ndaruririmba sinzibagirwa namba, isoko y'agakiza mfite sinzibagirwa na gato. Rwa rukundo rugira neza nirwo Yesu Umwami yadukunze. Iyaba twebwe twese twari turuzi ijuru ryobaye hafi. Rwa rukundo rugira neza nirwo Umwami wacu yadukunze. Iyaba abanyarwanda twari turuzi ijuru ryobaye hafi. Rwa rukundo rugira neza nirwo Data wacu yadukunze. Iyaba Afurika twari turuzi ijuru ryobaye hafi. Tega amatwi nshuti nkubwire, hari umuntu agukunda
wamubabaje kenshi akugirira imbabazi tega amatwi nshuti nkubwire hari umuntu mw'ijuru agukunda nubwo wamubabaje kenshi akugirira imbabazi rwa rukundo rugira neza nirw'umwami wacu yadukunze iyaba Amerika bari baroze ijuru ryobaye hafi rwa rukundo rugira neza nirw'umwami Imana yadukunze iyaba n'uburaya bari baruzi ijuru ryobaye hafi rwa rukundo rugira neza nirw'umwami Imana yadukunze iyaba n'Uburundi bari baruzi ijuru ryobaye hafi rwa rukundo rugira neza nirw'umwami Yesu yadukunze iyaba ni Buganda bari baruzi ijuru ryobaye hafi iyaba muri Kenya bari baruzi ijuru ryobaye hafi iyaba twebwe twese twari turuzi ijuru ryobaye hafi. Amen. Mana naje ndagushimiye ko ngiye kuvuga icyo washize ku mutima wanjye abazumva ubu butumwa bwose abazumva ubu butumwa bose Mana bazubakwe mu mitima kandi buzahindure benshi kandi benshi bazakugarukire ku bwawe Yesu Kristo mwami. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanjye mu rwandiko Pawulo yandikiye umwana we Timoteyo yazaje ubutumwa bwiza. Ni ibice bitatu mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ni ibice bitatu n'umurongo, reka duhere ku murongo wa 15 gatatu no ku 15 mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye umwana we Timoteyo. Bibiliya iravuze ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Cyane cyane uwo murongo tugezeho wa 16 niwo cyane urimo icyo Imana yashize ku mutima wanje. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo akora imirimo myiza yose. Ayo niyo magambo numvise twaganira Pawulo yandikiye umwana we Timoteyo yabyaje ubutumwa bwiza. Bigaragara ko bivugwa ko uru nirwo rwandiko mu nzandiko 13 Pawulo yanditse mu isezerano rishya. Uru nirwo rwandiko Pawulo yanditse rwa nyuma arimo gusoza imirimo yiwe, arimo gusigaraze umwana we Timoteyo yabyaje ubutumwa bwiza. Aya magambo rero natekereje ko tuyaganira muri ubu buryo. Ndashaka kuvuga umumaro w'ijambo ry'Imana, umumaro w'ijambo ry'Imana mu bugingo bw'umukristo. Bibiliya
ijambo ry'Imana isi yubatswe n'ijambo. Haleluya. Amen. Isi yaremwe n'ijambo. Isi yaremwe n'ijambo. Bibiri ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yaravuze ngo isi nibeho ibaho. Isi yubatswe n'ijambo. Bibiliya ikwigisha imvugo y'Imana. Bibiliya itwigisha imvugo y'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Muswahili yaravuze ngo ni pumzi ya Mungu. Ni ijambo ry'Imana. Bitwigisha. Bibiliya iyo wayinjiyemo itwigisha imvugo y'Imana. Bibiliya itwigisha umwifato w'abakristo. Haleluya. Iyo wagize umwete wo gusoma ibyanditswe byera bikwigisha umwifato w'abakristo. Bibiliya kandi itwereka ibihe aho bigereye. Bibiliya kandi itwereka ibihe aho bigereye. Kuko umubwiriza yanditse ngo igihe ni igihe cyacu, kandi aravuga ngo hari igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo gutamabuye, hari n'igihe cyo kuyagunda. Bibiliya itwereka igihe turimo kuko ni impumeko y'Imana, ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Bibiliya kandi itubwira imiterere y'Imana. Kugira ngo umukristo amenye imiterere y'Imana ni ugusoma ibyanditswe byera, ni ugusoma impumeko y'Imana. Nibwo bitwigisha imiterere y'Imana. Ikindi kandi Bibiliya kandi itwigisha imikorere y'Imana. Haleluya. Itwigisha imikorere y'Imana. Uburyo Imana ikora mu bugingo, uburyo Imana ikorera abantu bayo, tuzabisanga mu mpumeko y'Imana, tuzabisanga mu ijambo ry'Imana. Bibiliya kandi itwereka aho ibihe bigeze. Bibiliya itwereka aho ibihe bigeze. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari igihe cyo guceceka, hakaba n'igihe cyo kuvuga. Hari igihe cyo guceceka, hakaba n'igihe cyo kuvuga. Cyambere biravuze ngo ibyanditswe byera byose ntabwo ari ibyanditswe byose byitwa byera, ariko Bibiliya nicyo gituma yanditswe ko ari Bibiliya yera, ni ibyanditswe byera. Hariho abanyabwenge banditse ibitabo bitandukanye, hariho abanyabwenge banditse ibitabo by'ubwenge, abiga mu mashuri biga mu bitabo byanditswe n'abandi bantu, ariko izina ryera Bibiliya ryisangije yonyine. Nicyo gituma igira umumaro mu bugingo bw'umukristo. Sifa kwa Mungu. Igira umumaro mu bugingo bw'umukristo. Paulo andikira Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Avuga ibintu bigera ko kuri 5. Aravuga ngo icambere byigisha umuntu. Byigisha umuntu. Bibiliya ni umwarimu, ni umwigisha. Paulo aravuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Habe nubwo wowe uri wenyine mu ishamba ryawe wenyine ugapfa kuba ufite Bibiliya. Bibiliya yonyine ije kwigisha imiterere y'Imana. Bibiliya yonyine ije kwigisha imvugo y'Imana. Hari ibintu muri kino gihe cya none usanga abakristo bavuga Bibiliya itemera. Ntabwo ni bugende mbivuga, umwuka aragenda bigusobanurira, ariko hari inyito umukristo atagomba gukoresha. Hari ijambo abantu bamaze kumenyera mu kanwa kuvuga, ariko Bibiliya itemera. Iyo winjiye mu ijambo ry'Imana rikwigisha imvugo y'Imana. Paulo aramubwira ngo ibyanditswe byera byigisha umuntu, kandi
icya kabiri ngo bikamwemeza ibyaha bye. Igihe turimo kiragoye kubwira umuntu ngo aha wayobye, aha wakiraniwe. Oya, yobora umuntu gusoma ijambo ry'Imana rizamwemeza ibyaha bye. Mu yandi magambo, Bibiliya ni indorerwamo. Haleluya. Bibiliya ni indorerwamo. Iyo wayisomye ikwemeza ibyaha byawe. Pawulo aravuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu ngo no kumwemeza ibyaha bye. Icya gatatu kandi aravuga ngo bikanamuhanira gukiranuka. Kumuhana. Bibiliya ibamo inkoni. Bibiliya ibamo ihano. Bibiliya irakugorora neza. Bibiliya ifite umumaro wo kuguhana, wo kugucaha. Nico cyatumye William Mwanditsi avuga ngo karipia kemea na kuonya. Iyo wasomye Bibiliya wenyine irakugorora, iraguhana. Igira umumaro wo guhana. Bene data, igihe turimo numvise umwuka mbatira kugira abantu nimugire umwete wo gusoma Bibiliya, gusoma ibyanditswe byera byonyine bizaguhana. Nubwo mwari matobahana, nubwo pasteur atobahana, nubwo ntabadiyakoni, nubwo wowe uri wenyine, igenda iguhana. Ibyanditswe byera bigira umumaro wo guhana umuntu. Bigira umumaro wo kukwemeza ibyaha byawe kandi bikagira n'umumaro wo kuguhana. Icyaga kane bigira umumaro wo kugutunganya. Haleluya. Bigira umumaro wo kugutunganya. Bibiliya ni iz'urugero umuntu ageraho ukagaragara kutunganya. Ibyanditswe byera bigira umumaro wo gutunganya umuntu w'Imana. Mu Kristo hariho umwanya w'indirimbo, hariho n'umwanya w'amasengesho, ariko gutunganya kwa Bibiliya nuko ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rigira umumaro wo gutunganya umuntu w'Imana. Nico cyatumye Umwanditsi avuga ngo ni impumeko y'Imana. Bibiliya ni impumeko y'Imana. Rigira umumaro wo kugutunganya, niko Pawulo yavuze. Icyakane kandi cyangwa se icya gatanu bigira umumaro wo kumuhanira gukiranuka. Kuguhanira gukiranuka. Hariho buri ijambo ry'Imana kandi rigira umumaro wo kuguhanira gukiranuka. Gukiranuka. Bibiliya ijambo ry'Imana ryibiseho umumaro kandi wo kuguhanira gukiranuka. Gukiranukira Imana, gukiranukira abantu, gukiranuka muri quartier, gukiranuka mu murimo w'Imana, gukiranuka mu kazi ukora, gukiranuka ni umurimo wa Bibiliya, kuguhanira gukiranuka. Ikindi kandi ngo kugira ngo umuntu w'Imana ngo abashitsi ari ku rugero rukwiriye, bifite umumaro wo kuguhanira gukiranuka kugira ngo ubushitsi. Bibiliya nizi umuntu w'Imana ushitsi. Haleluya. Umuntu w'Imana ushitsi uri ku rugero Imana yishimira. Bibiliya ni go ruganda rucura abantu b'Imana. Bibiliya ni ryo jambo nibyo byo kurya by'ubugingo. Bibiliya ijambo ry'Imana rifite umumaro wo kugira ngo kuguhanira gukiranuka, kugira ngo ubushitsi. Ikindi kandi ngo ufite ibigukwiriye byose. Hari ibintu byangombwa umukiranuzi, umukristo agomba kuba afite. Bibiliya ni igushira ku rugero rukwiriye ngo kugira ngo umuntu w'Imana ngo abashitse afite ibimukwiriye byose. Ikindi kandi ngo kugira ngo akore imirimo myiza yose. Ni uruganda iragucura ikakugira umuntu ushitse ufite ibintu bigukwiriye. Ndagira ngo bakangurire bene data gusoma ibyanditswe byera bigira umumaro
wo kugucura wo kuguhindura bigira umumaro wo kuguhana bigira n'umumaro wo kugushira ku rugero rukwiriye umugaragu w'Imana Yobu yaravuze ngo henga nimpime ku mizani ndebe ko nshitse nta handi wipimira ni mu ijambo ry'Imana nta rundi rwego ushobora nta kindi kintu gishobora kugucura kugira ngo ubushitse ni impumeko y'Imana n'ibyanditswe byera ni ijambo ry'Imana akora imirimo myiza yose aho ndashaka kuhatindaho gato gukora imirimo myiza yose haleluya gukora imirimo myiza yose iryo ni ijambo rikomeye gukora imirimo myiza yose umuntu w'Imana gukora ibintu byose ukoze hakaburamwo kugaragara ko wakoze ikintu kimwe gukora imirimo myiza yose kugira ngo umuntu w'Imana ngo abashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose harimo abantu muri kino gihe ugasanga none ni umukristo ni umukozi w'Imana ariko ugasanga ibintu arabicurika ugasanga ibintu arabivangavanga ibyiza n'ibibi oya injira mu ijambo ry'Imana uhe Bibiliya umwanya ufata umwanya wo kuba imbere y'Imana Bibiliya yonyine ubwayo ifite umumaro wo kukwigisha no kukwemeza ibyaha byawe ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose Bibiliya ni igomba kudushira ku rugero rukwiriye Imana yishimye nta muntu ushobora kwigisha undi nta muntu ushobora gushorera undi nta muntu ushobora guhata undi nta muntu ushobora gusunika undi ngo amugeze ku rugero rukwiriye ariko Bibiliya ni umumaro w'ijambo ry'Imana hari abantu baza basoma Bibiliya ari uko bayitora gusa umunsi wo kuja mu materaniro ariko Bibiliya ni ijambo twahawe kugira ngo riturere n'ibyo kurya by'ubugingo n'ubuzima gusoma Bibiliya ni ukugira ngo ubushitsi ufite ibigukwiriye byose kandi kugira ngo ukore imirimo myiza yose bene data bazatwumva bene data bazadukurikira ni ijambo Imana yashize ku mutima wanje ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose hari ijambo ndasobanukiwe muri iyi minsi umukristo wese yubatswe umukristo wa Kristo yubatswe n'ibintu bitatu amashiga ubukristo buteretseho kugira ngo bugaragare bushitse ni ibintu bitatu umuririmbyi w'igiswahili aravuze ngo kuomba ni kuongea na Mungu gusenga ni ukuganira n'Imana umukristo aho ubukristo bwa buri wese buteretse witwa umukristo ni ugusenga icya kabiri ni ugusoma ibyanditswe byera icya gatatu ibyanditswe byera byonyine kugira ngo ubutunganye bikwigisha kubabarira ubukristo amashiga ubukristo buteretseho ni atatu ni ugusenga ni ugusoma ijambo ry'Imana ni ukubabarira cyo gituma Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo wahirwa abanyambabazi kuko ari bazasigirirwa kugira ngo bene data batwumva bari mu migabane itandukanye y'isi Imana yadushize ku mutima uyu munsi ngo tuganire namwe cyangwa se tuganire kugira ngo tugire umwete wo gusoma ibyanditswe byera tugire n'umwete wo gusenga tugire n'umwete wo kubabarira naho niho ubukristo butunganye kandi kugira ngo umuntu abashitse ni ibyanditswe byera nibyo bifite umumaro wo kugushira ku rugero rukwiriye nibyo bifite umumaro wo kugutunganya kandi ibyanditswe byera bifite umumaro wo kukwigisha imvugo y'Imana ibyanditswe byera bifite umumaro wo kukwigisha imiterere y'Imana rimwe na rimwe hari ibintu abantu baza bibesha bakavuga ngo nibi nabyo ni iby'Imana nibi nabyo ni iby'Imana ibyanditswe byera ni urukero ibyanditswe byera ni urwego tuzamukiraho tukagera ahantu tugaragara ko dushitse Imana ikatwishimira
bavandimwe mwese muzatwumva mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye kuko ijambo ryawe wariduhaye nk'ibyo kurya by'ubugingo, wariduhaye nk'urwego tuzamukiraho, wariduhaye Mana ijambo ryawe kugira ngo rizagire umumaro wo gutunganya umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kutwigisha imvugo yawe, no kutwigisha mwami imiterere yawe. Mana ijambo ryawe abazaryumva bose bizabahindure kandi bizabateza umwete wo gusoma ibyanditswe byera, kuko ni impumeko y'Imana kandi nibyo kurya bizadutunga muri kino gihe n'ikindi kizaza, mu izina rya Yesu, amen.